Yes, reka nguri ngusoze kandi umwani kazo umukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi reka ngubwire ngo uro gacecero gose kwamaze ukanda subscribe ngo butana uturayikora kuyikora kandi kugira ngo igihe cyose dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo bashikuba kibona mu bambere ndetse kandi turusheho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri iyi Magic TV none rubundi ungiri nyemerere urineze umwanya muto cyangwa turamburire hamwe izipaza amakuru make rubundi na amakuru komishikenda atigise bitangaza amakuru bitandukanye ni kuri amasaro rubundi akomishikenda hagaruka makuru adasanzwe na makuru ngira ngo beshi bari bategereje kuba bayumva mu matwi yabo na makuru n'ubundi akomishikenda cyangwa se akomishikenda agarukwaho nyuma yuko witwa Hategekimana Emmanuel no waje kugaragara rwose yakoze ikiganiro kuri chaîne imwe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ikiganiro n'ubundi cyagaragazaga rwose gushinyagurira umuryango wa Pasteur Theogene cyangwa se inzauke nguko n'ubundi bakunze kugenda bamwita uyu Pasteur Theogene rero akaba yitabye Imana azize impanuka ariko n'ubundi mu minsi yatambutse aribwo akaba ari nabwo n'ubundi yaje kuba hagaragara ikiganiro cyaje kuba cyatambuka kuri imwe mu YouTube channel hano mu gihugu cy'u Rwanda cyagaragazaga cyangwa se kirimo abantu bigambaga kuba n'ubundi ari bo ngo baje kuba n'ubundi ngo bakica uyu Pasteur Theogene. Muri abo bantu rero n'ubundi harimo uwitwa Hategekimana Emmanuel waje gutangaza ko rwose icyo gihe yaje kuba n'ubundi yakica uyu Pasteur Theogene cyangwa se waje kuba ari mu mugambi wo guhitana Pasteur Theogene. Uyu Emmanuel yatangaje ko rwose ngo icyo gihe yakoreraga Satani ndetse ko banwaga n'amaraso ndetse rwose anatangaza n'abandi abapasiteri bakomeye cyane ngo bifuzaga kuba n'ubundi bahitana cyangwa se bakambura ubuzima ngo barimo n'uwitwa Pasteur Rutayisire. Ibi byose rero n'ubundi nyuma yuko abantu benshi bakomeje kugenda basaba RIB Rwanda kuba n'ubundi yakurikirana iki kibazo cy'uyu mugabo wakomeje kugenda atangaza ko rwose ari we uri nyuma y'urupfu rwa Pasteur Theogene nubwo twese tuzi icyo Pasteur Theogene yaje kuba yazira n'ubundi benshi bakomeje kugenda batangaza ko rero ibi bikorwa n'ubundi ari agashinyaguro nubwo bazi ko rwose atari we wamwishe ariko n'ubundi baje gutangaza ko akangaka ari agashinyaguro uyu mugabo witwa Emmanuel yaje kuba n'ubundi yakorera umuryango wa Pasteur Theogene n'ubundi barimo na Asia wari usanzwe cyangwa se wari umugore wari asanzwe ari umugore wa Pasteur Theogene. Benshi bakomeje rero basaba RIB Rwanda ko yagira gucya n'ubundi kabasha kuba yata muri yombi uyu mugabo waje kuba n'ubundi yatanga iki kiganiro aho rero kugiza amagingo n'ubundi amakuru akomeje atugeraho ari uko uyu mugabo we yamaze kuba yatabwa muri yombi na RIB y'igihugu cy'u Rwanda. Kugiza amagingo ya RIB yaje kuba yatangaza n'ubundi bimwe mu bibazo yabashije kuba yamubaza dore ko n'ubundi uyu Emmanuel yaje kuba n'ubundi yabazwa impamvu yaje gukora iki kiganiro n'ubundi gikomeye cyane kirimo amagambo akomeye. Uyu rero Emmanuel yaje kuba n'ubundi yatangaza ko rero impamvu yakoze iki kiganiro ngo yarashaka kuba n'ubundi yamenyekana dore ko n'ubundi iki kiganiro yagikoze ku nshuro ya mbere avuga ko rwose ngo bari basanzwe ngo bakorera Satani ngo banwa n'amaraso ibintu byinshi cyane by'ibitandukanye. Uyu rero Emmanuel akaba yaje kuba n'ubundi yatangaza ko rero kugeza amagingo ya n'ubundi nyuma yuko n'ubundi ngo ibingibi babivuye mu byo gukorera Satani ngo baje kwiyegurira Imana nk'akaba pasiteri n'ubundi birumvikana rero yarashaka kuba ngo yamenyekana ko ubu ngubu atagikorera Satani ngahubwo asiga akorera Imana ngabashe kuba yamenyekana ngo kari umupasiteri. Ibingibi rero RIB ntago yaje kuba yabyitaho byo kuba n'ubundi yatanze iyi mpamvu yatumye n'ubundi abasha kuba yatangaza aya makuru y'ibihuha kugira ngo amenyekane ahubwo yase ibashe kuba n'ubundi yamucumbikira ara kuri station ya RIB yahari ya Kimihurura nk'uko n'ubundi byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa RIB ari we Murangira BTR ukomeje kugenda n'ubundi agaragara mu binyamakuru by'ibitandukanye n'ubundi agaragaza abantu n'ubundi bagiye bafatirwa mu makosa akomeye cyane n'ubundi agakomeza kugenda anasaba abanyarwanda kwa n'ubundi bareka kugenda bijandika mu bikorwa bibi byo kugenda n'ubundi bakora cyangwa se batangaza amakuru atumvikana cyangwa se ibihuha cyangwa se n'ibindi bikorwa bibi byose bihanwa n'amategeko. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho ndetse bigakomeza kugenda bitangazwa ko rero uyu mugabo kiza amagingo yagiye kuba n'ubundi yashakirwa uburyo n'ubundi asomerwa muri uru rubanza akomeje kugenda akurikiranwamo n'ubundi kurikaranye no kuba yatangaje amakuru y'ibihuha ndetse no kuba yaragiye asa naho ashinyagurira uyu muryango Pasteur Theogene yasize barimo n'umugore we Asia ubundi akabasha kuba rero
rero yahanwa n'amategeko cyangwa se uko amategeko abiteganya. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho mu bitekerezo byakomeje kugenda bitangwa kuri kiganiro uyu Murangira BTL umuvugizi wa RIB Rwanda akomeje kugenda n'ubundi agirana no witwa Chita cyangwa se n'ikinyamakuru cyangwa se n'urubuga rukorera kuri YouTube rwitwa Chita Magic. Benshi bakomeje kugenda batangaza ko rwose bishimiye ibyo aya makuru yo kuba n'ubundi uyu mugabo Emmanuel cyangwa se Hategekimana Emmanuel yamaze kuba n'ubundi yatabwa muri yombi nyuma y'igihe cyari kigeze ku cyumweru kuri kurengaho rwose asohoye aya makuru cyangwa se hasohotse iki kiganiro yaje kuba yavugira muri ro ibikorwa bibi cyane cyangwa se amagambo mabi cyane n'ubundi akomeje kugenda atera gahinda umuryango Pastor Theogene yasize by'umwihariko bikanatera n'agahinda cyangwa se bigakomeza kugenda binagaragara ko rwose ari ubushinyaguzi uyu mugabo yaje kuba yakorera uyu muryango wa Pastor Theogene, ndetse benshi bakomeje kugenda batangaza ko rwose bari kumva ngo RIB bayiheka bitewe nuko n'ubundi ikomeje kugenda ikurikirana ibibazo bigiye bitandukanye ndetse no kuba itarirengagije iki kibazo cy'uyu muryango wa Pastor Theogene wari waje muri ro uyu mugabo waje rwose atangaza ko bwiza magingo yangariwe uri inyuma y'urupfu rwe, kandi twese tubizi neza ko Pastor yitabye Imana azize impanuka ubwo yaravuye mu gihugu cy'abaturanyi bikaza kurangira n'ubundi akoze impanuka aho yaje kugongwa n'imodoka ya bisi n'ubundi bikaza kurangira uyu Pastor Theogene ndetse nabo bari kumwe bose basize ubuzima bwabo muri iyo mpanuka yari yabaye n'ubundi ubwo uyu Pastor Theogene yari kuva mu gihugu cy'abaturanyi yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ariko kandi natwe nibyo dukomeje kugenda dukurikirana 5 kuri 5 kugira ngo tugende tubageza icyo tugusaba na kintu usibye kutwereka ko turi ku 5 kuri 5 ubundi ugakanda subscribe ugakanda no kukazagura kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajye utubona notification n'ubundi ikwereka ko dushyizeho ikiganiro bityo nawe ubashe ko wakibona mu bambere. Ariko kandi ngana kwibutsa ko rero ugomba kuba wasigana igitekerezo cyawe aho ngo muri comment bijyanye nuko wumvise amakuru twakomeje kugenda tukugezaho kugira ngo n'ubundi turusheho kujya tubana 5 kuri 5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. Reka ngubwire ngo n'ubundi ahangane niho hano hambere ushobora gusanga amakuru yizewe, amakuru yagizwe ibanga, amakuru utasanga mu bindi bitangaza amakuru bitandukanye nanga ashobora kuba yasanga no mavuma natangiye kubwira ngo kanda subscribe kugira ngo utazigira ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. Turabakunde cyane andi makuru agizwe n'andi mu kanya gato cyane n'ubundi